Karibu. Hello. Let's make it official today. To get our people the way. Tubaguye from the day you said you would never leave me. Thousands of million miles made you, baby, believe me. Ngiye ikintu kingura ngiye gukora content no kubona izina ryayo. Wowe kikugura n'iki? Nanjye ikintu kingura no kubona izina ry'indirimbo yanjye. Let's make it official today. To get our people the way. Tubaguye from the day you said you would never leave me. Ibindi ndabyibagiwe. Abitonze. Please let me introduce. Hello, what's up BigTowners, mumeze mute ase aho uherereye umeze gute? Ngiye meze neza. Uyu munsi kuri BigTown tujye gukora ibintu bitandukanye, ibintu bijye kubona mu maso yawe bwa mbere. Ndabizi hari abantu mujya mwibaza ikibazo nk'icyo nibazaga mbe ko ntangiye iki kiganiro cy'uyu munsi, dore ko uyu munsi ari episode 1 y'iki kiganiro. Najyaga nibaza se ko tumenyereye gukoresha ama interview abahanzi ari uko badusanze aho turi twe nitumenye se umuhanzi kugira ngo asore yandirimbo twaba twakunze yandirimbo asora tukabyina byagenze gute byanyuze hehe ese wa mu producer y'umukorera we birangira bite cyane cyane ko mu Rwanda entertainment yo mu Rwanda ibyo byo tuzabwira ko aba producer mumbwire impamvu kitajya tubamenya ese kumenyekana umu producer ni ikibazo cyangwa hari impamvu zituma mutamenyekana uyu munsi rero muri studio hustles nkuko byumva nyine ni za struggles duhura nazo muri studio Joye amakuje umeze gute se Nandi guta ndabona ari wana kamera ndi mu kiganiro umeze gute uratashe none se Joye kukunda Juno uyu munsi hari ikiganiro gishyashya ngiye gutangira imashe muri Joye zari hano hari ikiganiro ngiye gutangira uyu munsi cyo kuzajya tuyahana abahanzi bakorera indirimbo si ase ndimbo kunda nk'iza Juno ubuze nk'ahantu Juno aba yakorera indirimbo wapi ntabwo bifuza kumenya se nk'ari muri studio kuno bimeze tuzajyana nkireke no uzanyereka bisabe Juno amubwati wazetse ngaza mu kiganiro na radio sa uri gukora indirimbo Juno wazetse ngaza mu kiganiro n'uyu mukobwa radio sa uri gukora indirimbo muri studio urakoze nga bye turi kumwe anyways mwabyumvisha BigTowners nyine hari indirimbo twakunze tukabyina ariko nango tuze sizi indirimbo zakorewe hehe story behind abari yihe ese umu producer kugira ngo ateranye utuntu n'utundi ngiye nta nubwo njye ko iki kiganiro ntabwo nzi terms za production ntabwo nzi ngo bigenda bite ese umu producer bigenda gute bashyiramo ingoma bagacuranga nko mu rusengero simbizi ibyo byose ni ibintu bisobanukirwe muri studio hustle nkuko wabyumvisha nyene studio hustle ibintu umuhanzi nyene hustle ni struggles umuntu anyuramo kugira ngo akore ikintu ese umuhanzi anywa mu bihe bibazo kugira ngo asore indirimbo ese ubundi ni nibibazo ubundi se ni ngombwa ngo byose jya bere ibibazo wenda n'ibisubiza ahura nabyo ibyo byose ni muri studio hustle with your girl Adiosa. Follow me and let's watch her. Hello again BigTowners nkuko na promisinze rero uyu munsi tugiye kureba vibes zo muri studio ciza muri studio zazimeze gute uyu munsi rero nkuko mubimenyereye igiye kurisha ihera ku rugo na handi nari kujya nahereye muri BigTown nahereye muri studio za BigTowners kugira ngo tuzagende no kureba mu baturanye se bimeze bite ariko twanje kumenya ibiri mu rugo bimeze bite reka ne kubatindira rero n'amagambo makeya reka twinjira nganeho muri studio tugiye kwinjira ncecetse nta bintu byinshi ndi kuvuga reka turebe muri vibes za studio bimeze gute you're watching studio hustles with your girl Adiosa. Karibu. Hello. Ingiye mwe kunyita mukomeze byanyu mukomeze byo mwe murimo mwe kunyitaho na Mike ni mumwiteho Thousands of millions I'm with you baby believe me.
Alright, BigTowners know what it is. I'm your girl Adiosa nko nabiba promisinze murabibona turi muri studio already twahageze. None nabanje kwanza kubigisha kugira ngo banyemerere tuganire biri free. Ese yo bari muri studio bimeze bite? Amahirwe numvaga ndufasanga nk'umuntu umwe ariko amahirwe nashaka kurebe muri studio aho huriye abahanzi barenze umwe bigenda bite. Amahirwe rero masanze abahanzi babiri n'umu producer watching BigTown. This is Studio Hustle. I'm your girl Adiosa. Twihuse cyane. Ko mwahagaze dukomeze duhere kuri producer dukubibaza dukubitira kandi mbone ko kwakira neza wahita ukomerezaho nawe. Let's make it official today. To get our people the way. Yatangiye from the day you said you would never leave me. Thousands of million miles made you baby believe me. Ntacyo bitwaye nundi butanga turi muri studio gende kureba haso munyurame muri studio bimeze bite. Nawe dukomeza kuri akabite turatugwa amaso. Kuri Karias. Haribi. Okay, twagiye. Please let me introduce you, my nigga. Magarara muri kana kati y'abahurigani wowe gusa nshaka. Alright, producer imeze bite? Fresh. Wowe witwa gute se? Sunliza. Kwa ki Sunliza? Kwa ki Sunliza? Kubera ko nyine ngiye uri gukoresha amatame yo muri studio kandi ngiye nyine kulayizinga already BigTown uruko bintu museye maramurira ari gusana tema akoresheje indi tema already ibyo bya layizing n'ibiki nibyo nazi sound ibyo ndabyumva nijwe sibyara hanyuma layiza se n'ibiki mba ngomba gutuma sound imera ukigomba kwemeza fresh ubwo na masandi twumva atagomba kwemeza niya nyinga irumbira iri kulayizinga nibetala layizinga uzaza tuzatubilayizinga ngiye muse ko yenda banga mu ngore akaririmbo nindiri bunyandikire uranyandikira nta kibazo ndagufasha. Witwa gute se? Witwa Bernie. Nsanzwe ndi umuhanzikazi. Mfite indirimbo ahubwo nabwira n'abantu kujya kuzireba on YouTube channel. YouTube channel yanjye ni Bernie. Mfiteho indirimbo zigeze nko kuri 3. N'indi turi kwandika dufite n'izindi. Sanze muri murandika indirimbo. Navutse neza navuga ngo umwana avutse neza ujye wumva radio. Tugeze mu studio umukobwa wacu ari mari nandika. None ni nabyiza cyane urubuze kutuganiza ukuntu uri kwandika bigenda niba ijambo hereye ari uko birangira. Ese iri kwandika indirimbo n'ahantu bijya bipfira ngo hindure burundu birangira indirimbo teganyaga birangiye bihindutse. Iri kwandika ubundi uhera ku kantu gatoya nyuma yaho kaza kubona utundi tuyide twinshi ubundi ukagera kongera ukabicura ukabicurukura kugira ngo haze kuvamo nyine kodi iryoheye amatwi. Ngiye ikintu kingure ngiye gukora content no kubona izina ryayo we kikugura n'iki nanjye ikintu kingura no kubona izina ry'indirimbo yanjye. Alright, gukora na Sunliza bimeze gute? Ubundi se nasanzwe gukora na producer gukorera. Ni producer wanjye ever since. Ewan producer Sunliza akora neza. Like my time. Ashobora kumpana na advice like aramfasha byatari. Aranyorohereza mbese mu muziki kabisa. Sunliza gukorana nawe mera gute? Nanjye n'umuhanzi wanjye yunguye kabisa ntahantu namwe njya atari. Ikintu cyo kikugura ni ikiye muri gukora? Iyo turi gukora yakunda kurakazwa n'ubusa. Ko kirakazwa n'ubusa. So ntambeshyera. Cyakoze patience yangiriga hasi cyane. Ni nk'ibiki najya kunda gukorera bigatuma uraka? Niyo biri gutinda. Ajya gutindira uri mu biki Sunliza kuki ukunda gutindira umuhanzi wacu? Ari igihe biterwa ari igihe umuntu afite akazi kenshi sibyo gasanga yakoze no stop ukamukeneye kujya hanze gufata akayaga ntabwo babishaka abashaka mukomeze ushidagenda ugafata akayaga wenda nka ku munota umwe ugaruka akakubwira ngo labuze vibe nabyibagiwe nuko hanyuma wowe ikintu kikugora kuri Sunliza ni iki? Simeje kukibwirara y'ibintu bigutinda n'ubundi hanyuma ikintu kigushimisha gukorana nawe? Ikintu cyambere kinshimisha nuko anyumva
arakumva ewa nimba nkubisaka vibe hasi aba yabyumviye mu kirere kure cyane aba yarangije kubyumva naga ngoranye like iyo ndi kumubwira ndashaka ko dukora akantu kameze gutya na gutya direct aba yarangije kubyumva kare wowe ikintu kigushimisha gukora nawe niki ozi Berlin byonyine n'indirimbo ziwe nkunda no kuzumva kabishywe niyo naba nari muri studio ama vibe nawe nkuko avyivugiye nkunda ko wenda nka beat uko nayiteguye niko ayikubita man nyine mba numva gukorana nawe n'ibintu by'icyubahiro alright murakoze cyane none rero twibanze kuri sister wacu so this ladies first siko bimeze hanyuma wowe nawe ibwira abadukurikiye ubundi tukomeze ibintu ari amavuta ku mavuta yo what's up man it's your boy Wakachil and the one don't man Wakachil sonye Wakachil amazina yanjye mu Kinyarwanda nabonye ururimi mu kindi gihugu nashatse kuvuga sanga bisobanuye Wakachil izina rya Kinyarwanda niriye kwizera Okay urakoze cyane Wakachil hanyuma rero nawe tugusanze muri studio uri muri vibe muri kwandika nani uri kwandika indirimbo cyashya cyangwa nundi uri gusura muzo wakoze ari harimo project muri gukora nahuje n'umujene wanjye Sunrise narambwira ati se ubundi waje tukaba twumva ibyo ari byo muri studio tabana hari nta kintu na kimwe twe twapanze tu byose nyine ni ibitekerezo biri kuzanga ego nawe ni Sunrise musanzwe gukorera sometimes ariko muzi nyine from zero Ben yatubwiye ko we afite YouTube channel iriho indirimbo ye ufite iriho indirimbo nanjye my YouTube channel yitwa Wakachil nyine ubwo ari indirimbo imwe mugende mukandeho hose no kukazogera alright hanyuma abandi bambwiye ikibanezeza gukorana n'ikibabaza gukorana we nicyo kikugura gukorana na Sunrise Sunrise nta kintu kimwe cyangwa yawe widufera abantu huma nanga ari gukora indirimbo nabi no bivuga bikamubwira impamvu ngiye mu point turaza kuyumva ego Sunrise nyine ni wa muntu nzanira ikintu ukuntu mbona creating urumva sometimes ari creating ibintu mu mutwe abyumva akavuga ati rero gashaka umuntu wankorera kino kintu nyine nkuko ndi kucyumva mu mutwe Sunrise shut my point urumva rero niyo dukoranye vibe gutya ku ibintu bye bikunda n'umusazi man he's crazy for sure urumva ngiye rero mbona umva nta kintu cyangora ahubwo every time mbona umva twakora boro nyinshi cyatari wowe ni igiki kikugora iri kwandika indirimbo ikintu kingora ngiye nshaka ngo umuntu playing beat niba ndi kwandikira kuri beat no ngira baye ayipoze inzoga tumbanze mfate akantu ka breathing Sunrise byo bikora cyangwa ari we yakomeza bicuranga bikomeje kumbaganira ufite amakosa menshi turi kumenya ukuri nari mbizi ariko ndabimenye mwanshimere turagushimira urana ko naje nyine baze ukeneye hanyuma we niki kigushimisha gukorana na harya wambwiye ni Wakachil Wakachil nkuko yabivuze ubundi first and from zero even ni mashini nazaga kwapurikira ibintu nabaga ndi kwiga mu muziki yari yiwe yigeze no kumwe n'imashini ugatari gobwa ko byagenze arakuze sibyo mubizure mwabize sanga gusa batona mindutse website zipfa winduka twabarira widuhindukana tutubiretse no Wakachil no kuva na kera yari umuhanga nemera byatari sibyo no Wakachil we uburyo amezemo umukubita bora kay develop urumva ndimba navuga ngo ni njye mubaza ati ibi bintu ubundi bubivala niyo wambwiye ejo uri kumbwira gushaka kumwe mukambwa gurimba igishinwa yarambwiye ngo aririmba ibishinwa ngiye ninjira nzi ngo agiye kundirimba njye mu gishinwa cin cyangwa yakumva numva umujeri muri mwinshi namaze biraririmba gabwa ngo aririmba ibishinwa urabyumva ibishinwa nawe ushatse wabyita wenda ibirundi cyangwa ukabyita ibihinde nyine n'ibiboro bitarimo amagambo tubari ko birimo melody nyine twereye nyine dukunda kubyita ibishinwa none se njye ko binkurebekanana no gutekereza n'akajambo kamwe babikorohera gute kutumenya nyine ngiye wumva ngiye nawe yaruko ego urakoze cyane wumva nyine mba ndi gushaka kwinjira ahantu hose ku ngufu ariko sinzi nanjye ahantu biva tu ndana ariko am full vibe to that kind of shit wowe kwandika ibishinwa kuririmba ibishinwa urabibasha
no kubyandika nyine akaririmba ishinwa Igishinwa biragufasha nyine ugakora akamelodi karyoshye ubundi ukamenya n'ukuntu upanga amagambo yawe muri icyo gishinwa cyawe ubundi ibintu bikaza bimeze neza. Ubu hari abantu baribaza se icyo gishinwa ni iki kuko mbabwiza ukuri mwa BigTown nanjye numvaga agiye kundirimba igishinwa byase binshaka turirimbira ku gashinwa cyama kabiti bya bindi ari gukoresha ari byo ari gukoresha kuri ya beat ari kugurira ejo. Anyways, BigTown agende kuri vibe za daje ndumva bwo ngiye kwibera muri no studio ntango muzongera kumbona kuri podcast yakuzajya nibera nigumira hano ego ase mwahuriye muri studio murenze umwe bamwumve meze bite bari ibintu byiza cyane kuko deja vibe zirizana ntago ari nkuko uri wenyine byo abantu nta kuntu ushaka kugira ubwoba se ngo wenda ngarandeba cyangwa ngo I don't know ahubwo bagomba kugutega amatwi bagomba kugutega amaso bagomba kugutega amatwi bagomba kugutega amaso icyo kiba kijya mbere muri studio niyo afashe umwanya munini se ari kuri codinga weho wicaye ntango bikubangamira ukuntu oya ahubwo nyine ni gutangira kumva uburyo nyine bw'ingoma igishinwa cyaje turakomeza tuganire mu kanya naza dukorera agashinwa akira na 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 she got me feel like something got me winning and nothing the way I'm flying in a beast chains dying got me like a beast she want me be like a for life that me be like a online going got me like a Mossad wose yarese byata kuza kwemera yuko muraza kumfasha BigTown tuze kumakinga show yuko bari budukore indirimbo muri iki gishinwa ririmbye byakunda ese ubwaraza kukibuka ubwo nyine ubwo ikiganiro n'ikirangira uzikoze biba birangiriye aho ngaho nuva gulaka kayibwiye ngo nyisubiremo ubyo birangiye tu ego ngiye reka mbabwiza kuri bakti araje bituma mva mu mavuta mwebwe umuntu aba disturbinze muri recordinga nango ituma ibintu ari recording ubyagirwa cyangwa umushinga kwica wabyibagirwa cyane ariko je mu mutwe wanjye nta mushinyo muri kamera yanjye igoye uragudisturbinga gutya nta gahunda mufitanye nka gutya bakta twinjiriye wowe utabumvemeza bite ubwo nyine ngiye cyakoze ndibagirwa rwose nifite n'ikibazo cyo kwibagirwa nakomeye cyane ngomba no kujya no kwivuza nta nubwo nibuka n'ahantu twari tugeze buriya nanjye ntabwo mbyibuka hariya warumbajije ngo njye sinabyibuka wowe wumvemeza bite urakwinjiriye muri studio abari gushinga babyibuka man mind you murasta wari wese akantu yakacinza kumva kari dope ntago yakibagira nandi kwabaza igishinwa iyo mwarikodinze nyine kuri iyo muri gukora ifite ide y'iki gishinwa kujya baze kugikuramo indirimbo bigenda bite byo rekonsanura urakiri codinga ndeni bakacyandikira tubara abahanga bo kubyandikira ubundi askwase nyine abahanga bo kubyandikira bose turi kumwe nabahanga kabisa ubu ne Swate ntago muri buze kugikuramo indirimbo urukundo mvaga karyoshye mwana araboneka kandi ariko twakoze beat cyane mane ubwo na praying dukomeze tuzana amahirwe uravuze ngo ndabazaniye amagambo menshi dukora cyane oya wowe gushaka ko tugenda handi kana ni fresh hari ibintu twe tugifite dushaka bita alright noneho bukubiza kabiti ngembe ntuje ubu ngiye kwicara sibyo amagambo ndakeka bikeya tuganiriye kukiri kunseka mwana ariko navuze ngo ugira amagambo oya ntabwo bivuze cyane ndabizi ko amagambo yandenze urumva rero ababyibagirwa icyiza ni uko uzi no kwandika n'ibindi bishyashya anyways aba BigTown nashakaga kugira ngo mbanze mbakire nyine n'abapromises ko tari buvuga amagambo menshi ariko byabaye ngombwa ko tuvuga menshi kugira ngo tuze dusobanukirwa gakeya kuko iyi ngiyi ni episode ya mbere tuze dusobanukirwa ese muri studio bimeze bite rero ubu ngubu ngiye kwicara nk'umuntu ufite amatsiko turebe ese bavibinga gute bandika indirimbo gute ndasaba Mike kamera we nigiye komeza gukora azajya agenda anyuzamo nyine dufate iminota mike tuze turebe vibes zo mu studio noneho zanyazo zitarimo amagambo radio sazo zimeze gute twagiye kamera eventually ujya gutema akantu ndashaka kumutema ibintu bijyanye alright
singiye uri butangire beat akira nawe gashyireho nushaka kugafasha mu ntoki ugira ati oya gashyire ko aba ari byiza nabyo ni byiza kugira ngo nyine mwatuguye gitumo nyine nta kundi oya nta ribi tugiye gukora turi shy tutirekuye mbere n'ubundi nshaka kureba rega hasi zo muri studio za ndirimbo tureba tukabyina bimeze bite ariko tubikora nta kamera n'ubu baje kamera ubwoba oya barabyumva babikana ni papiye barabyumva ariko bigona kiri utangira umbwire tu yatangiye gutya rero bita ntabwo ndatanga kubikubita nuko yarahagaritse nawe nkunda rero gupanga umuhanzi yamajije kuri coding ukunda gupanga beat umuhanzi yamajije kuri coding ibyo ni biki nyine like nka kuriya aririmba kumvamo udupoze kumvamo utundi tuntu ducuranze utigeze wumva mbere biba byiza iyo umuhanzi yamajije kuri codinga kugira ngo nyine nyine aba ari ikintu nyine gihuye fresh tu iyo uri kuyipanga ni nka gute nyereka kuko nguko Mike aba ari kureba kuri si byo gukora suri gupanga Mike nashyireho kamera kuri screen turebe iyo ari gupanga bimeze bite like nka gutya naturura kano kaboro nkagashyira hano nkakihorera nkashyira kano wenda hano bitewe n'uburyo yaririmbye mutu cyangwa se nkakuri ubundi nge mbanza gukora agapatena kamwe abaproducer bahita babyumva ibintu byose nkabicuranga by'ingenzi and then ibindi byose mbishyiramo umuhanzi yamaje kuri coding tu none se ibi bikorohera gute cyangwa kugura gute iyo wabipanze mbere cyangwa nyuma nyine difference bari yihe kuvuga ngo ikiza kiba kiri mwaho ngaho bituma umuhanzi umuhereza ibintu bihwanye n'ibyo yaririmbye tu ku buryo wumva ukumva beat arayifite neza birahuye fresh kabisa kuruta uko abajya bakoresha ama download beat barabizi ukumva nyine ntabwo wayobera umuntu wakoresheje download beat tu kabura barabuye ni bande se so tubwira ngo ni bande tubwira abantu ni bande ariko barahari tu tubwire mu n'ikimuranga kimwe wowe ufite ishaza mu mutwe wawe gusa barahari kandi bafatwa nk'abaproducer ba danje kubera ko nyine abanyarwanda batazi wagwana ariko twebwe ntabwo batubeshya turabizi neza cyane ndakeka radio sa rero ubu niyo mpamvu studio hasungu ziri hangaha tuzajya tureba mu studio ngenza njya mu studio nzajya njyana ari nibyo bita amarupu role we yaje ahubwo abantu bakoresha amanupu reka bagire inama bakurikire AI basi zabafasha zabafasha bari gukoresha amanupu urakora boro ngumva n'undi yayikoresheje virus bro kabisa bari kutubeshya nibakore bibi byabo tuzabikunda ari bibi ariko batagiye gukora byiza bitari ibyabo ndongera ibyo by'amarupu nubwo ngunze ngo ndabona mfite imyaka myinshi yo kwiga twakujyanye kuri cyane ariko ikiza nuko dufite igihe kirekire nyine muri zino episode zacu none njye nzajya ngenda ngomange ku mastudio sibyo ababyanga bazajya babyanga kamera iriho urumva n'ababyeyi bagire ubwo turebe ubushobozi bwabo nk'ukuntu mwabyemenya inama gifite ubwoba ko uzashiduka wabaye producer njyewe bitwaye iki ukomeza kumenya ngo ni ibiki gusa mugani wakwera mu producer abantu muri kwikurikirana murabona ko nitwa na radiosa radiosa on the beat bikaba byabaye ikomereze kuri vibe za kamera none muzajya passage zashyira ongera utangire nabi numve niba kagwamo ako se ngugabanyaho kugira ngo ndikumva bisa nkaho biri kuvuga ajya kambe nandika
we wandika nanjye ariko n'ubundi dukeya mari ndashaka kongeraho nanjye ibindi ni ukugira ngo mbanze mbega nakibagirwa andikaho ibyo wandika ndakugenderaho. yeah please let me introduce my nigga Magia aramurikana kati y'abahuriga ni wowe gusa nshaka She belongs to me, she crazy outside Uzubaye yagucura maramasa Inagacu utamurakaza Ngazura nyirabakangaza kare wari ufite ibaba utamurakaza kakazura nyirabakangaza ashatse kuvuga iki mutize ko reka mwereke niza tuzajya tugerageza dufite ubushize utaha mike ugomba kumeka ko muri bag zagishyamo ama microphone menshi sibyo hanyuma turazisharinga gute kuko uzagisharinga naribi nta kibazo hanyuma ngo mutamurakaza ngo ugende bitera ngo ajya gutamurakaza rata bikagenda gake utamurakaza nkazura nyirabakangaza ngo mutahe ibyo ukurugi nako karongo mbishobike la kintu rubishije bo oya ni igisakuzo nyirabakangaza mutahe agahita babwira ngo mutahe namwe mugahita muvuga ngo imbeho muri kwano kora muri studio giye nta kintu uziba kugurisha ukakugira ikigo nuko oya tundi baze ubwira radio sibyo umuligara cyari mutoya nuko wenda aduta sibyo ariko bari ibintu by'ibyo zigize umusaza wewe ufite imyaka ingahe gute twumviye 23 yego yeah watangiye production ryari ubwo naciye igihe tuvugisha ukuri twere kubeshya abanyarwanda aciye igihe nase kandi nari mfite oya natangiye production mfite imyaka 19 natangiye mfite 19 tu ngitangira production indirimbo ya mbere nakoze ni umusisturi yabo tuzabimena amazi mani ibyo tugomba kuzabimena dore turinze dusazana mumera ariko dusazanye se mumera umuntu byumva nabi oya buri muntu wese abyumva uko abishaka mumera ko ka microphone bara umbwire mutangira na bwa mbere wonaga ameze gute nyine ujyanyije n'ubu ngubu twese twari tumeze nyine nk'abantu bagitangira twese twari tukiri abaruru muri ibyo bintu nk'uko nguko waje tukakugurisha n'ubundi natwe twagize muri studio abantu bose baratugurisha turabanza turibura ariko turavuga ati ibintu turashaka kubikora tugombe tubikore nose ko ubwa mbere agiye kwa production nawe n'ubwa mbere ugiye kuririmba ni ubwa mbere nanjye ngiye kuririmba urumva nyine twari tumeze nk'inka zishoreranye mufite amateka nawe ibi ngibi tuzabyicarira wowe mwahuye mwatajya nawe ryara tumeze nk'inka zishoreranye nta mushumba ndabanga nawe igituna cyo kabyita igituna igikatu asa bariko baramama muri bebe bistori byadavye mubona umwanya kuri codinga ryari turaza kugushakira umumbavu koroje aza kukuvura imbavu umumbavu koroje no mukiki umuntu wakuvura imbavu wasetse cyane cyakureze yawe gatari gutoneka umumbavu koroje yawe tuzaka ese nkuko bavuga umujenikologe ese umumbavu ba njyewe byaranyebe genda umva agatinda kuvuga sibyo ariko njyewe mvuga vuba ngatinda kumva babigoranye cyane nuko birenga nuko abagabo bari imbere cyane wallahi none se wallahi iyo muri recording muri ibi story ntabwo bagora recording se ngo hoya dukora ibintu byanyabyo tu na story yari giye twita twumvamo ikintu cyadanje what the fuck man tubishyiramo nyine tu story no twe ntabwo tuba dushaka ngo wihanike ngo utekereze ngo ugiye kwandika iki nyine ni vibe tu ibintu biraho n'ijambo nyine umuntu yumva atavuga ukarishyiramo akavuga ati nyirabakangaza simwe wizwe ntabwo twari tubiteze kuko muri no minsi waraye ibiboro by'abasaza bazi n'abavu bambaye ingofero suyona genda shaje nararagiye nakoze mva naciye mu bintu byinshi cyane ibaze life ya my experience y'imyaka igera nko muri 50 nanjye nzi imyaka mfite ariko sha uba n'umubana ukora atavuze byaka imyaka se muri kano kazi gukina oya ariko hari n'ukuntu hari n'abantu mani bakura
bagakura nyine mu myaka ariko mu bitekerezo twebwe bakiri nta hasi kibazo ibitekerezo nawe ndashaje mu bitekerezo dushaka mu myaka imyaka mu myaka ushaje imyaka bingana se gute? buriya ndaza kureba ku ndangamuntu ntabwo byibuka ndakubwira nuko nyanze kutubwira burayidi niwe biri kandi ayidiri hanze ntabwo ko nsohoka nkajya kuyizana avuga imyaka ye ibyo ni ibisanzwe none se ko tumaze kudutamo umurongo nawe se dutamo cyangwa ntabwo urasuza kwandika tugiye guhita tunakarikodinga tugiye guhita kugira ngo turikodinga nakibagirwa nawe ari kwandika araza kurikodinga ese ntabwo umwe atatamo ngo eke utavanga amadosi y'amadosi nanjye kuyakora n'imvange hanyuma ubwo just chill let me chill bita na z chill ngo recording kara tukarikodinga nareba iyi kamera mayika dufasha kuri kano kamera Adiosa yaje kudushyira hanze nabonye yaje kwata hanze iza ndimo tugenda tukabyina tukayagara uzane muri handi twajya amagambo yandenze mpaka nyuma nivuyemo nikimennye nanjye rero yanasohotse sasa rero iyo turi kurikodinga turaceceka reka basi nsohoke reka nsohoke ko ntabwo biri bukunda ntabwo ari ngombwa yuko usohoka urihangana ntabwo aba ari akantu karekare aba ari gato reka ceceka wagerageje amadosiye yawe ukayashyira ahantu hari sefu bacecekesheje karerata baracyari guta ibintu kambe nivugira banza umugore ufite sound ingana iki muri ekoteri Please let me introduce mama Nika. Shyiramo harika. let's go Yeah. Please let me introduce mama Nika. Majya aramurikana kati y'abahurigani wowe gusa nshaka. She belongs to me, she crazy outside. Uzubaye yagucyura maramasa. Genda gacutamu utangiye gushyiraho twa tuburo twawe guhunda bya njye nshaka kwirebera cyane cyane iyo umuntu ari kuririmba bikanga ugeze hagati byari kikurenga wowe yeah. Please let me introduce mama Nika. Majya aramurikana kati y'abahurigani wowe gusa nshaka. She belongs to me, she crazy outside. Uzubaye yagucyura maramasa. Genda gacutamura kaza nkazura nyirabakangaza. beta yeah ako kari fresh kabisa no ntabwo namubwira ko ari byiza kubera iki tambira ko ari byiza Uramuzi azagira ngo nta muhanuzi wawe none azagira ngo nawe arimo kavuga ko rero production uramuyobewe se uramuyobewe Sunrise always sunrise. ase bavuga kabagara ase bavuga pagara ura indirimbo ya balole ukoresheje pangarasi nanjye pagara mutubwiye muri comment bavuga ngo iki bangarasi cyangwa pangarasi yegereza muri babivuga muhe muri ndirimbo ngo rubanda nibisazi ase reka mbabaza gabanya beat yose muri rusange reka ngoze kubera ko twakoze twagabanyije Mikoro nyigabanye. ya mikoro yiborere nta biri gukura ngamba bari na to Kuko boy abandi fresh ya bireke mambo ndayimize ese kuyikuramo. Majya aramurikana kati y'abahurigani wowe gusa nshaka. She belongs to me, she's crazy outside. Uzubaye yagucyura maramasa. Ndaza ndaza kuvana amafaranga y'uyu munsi kuko ndaza kuyavana kuri radio se ureba umukobwa wagiye kuzurira nyirabakangaza kwerekere bajya kwizurira
nyine mani baba umuntu wamurakaza wese n'abakanga natamuze watumhoraho rero muri aka kanya turi kuvugana nyirakangaza nawe nshaka kuribagira abakangaza ndaje gukoreho kugira baguzoye mubone tumukoreho bro bakana mutambwiye oya mama ako niko kantu kari ese reka nkubaze nta kuntu nka gutya turi kodinze wenda sibyo indi bose muzakomeza kwirekodinga n'ubundi izarangira already okay none reka dukore sibyo kuko nyine umwanya ntabwo ari munini cyane kandi na Berni rirakomeye ariko ni ryiza urumva nari mpamvu ibintu byiza ko tubimenyera ku kanya nta kuntu kujyana na Berni aza akore twazaza kumva none yarangiye twumvishe none uri kuyikompoza ugitangira tukazaza kumva yanarangiye reka tueditinge mu mpese byeditinze biba bimeze gatoya erega uri kutugorera ubuzima turi kwandi nese ubu mwanga ngiye gukomereza ibindi ntabwo ndabibona ndaje byandike wowe warambiwe yewe yarangiye shaka ko na Berni shaka no kumva na Berni nawe aririmbe mbasari ki mikoma nigabanyira igiti zana sibyo handitse tubiri nyine yorongera nta kibazo nyine ma none ngiye nshaka vibes za nyazo real vibes you know what I mean BigTowners it's real vibes please let me introduce you my nigga Magia aramurika bakati yarawurika wowe uzanshaka akora pishije kabaye ndetse murapfe nangiye kora padaye gucura maramasa cyangwa kaza kasuranya bakanga Magia aramurika bakati yarawurika wowe uzanshaka She belongs to me, she's busy outside Usubande ya kuchura mara masa Chaka tukamura kaza Nasura nyina bakangaza Latina y'umusigiye so izengo byo none senye kumena tanirami biba byoroshe wowe uri muri studio ntabwo ugirambiwe reka ntawe nyandambiwe kandi ibyo biba byanzanye akangira ngo narambiwe nuko ikiganiro nyine kirekire ngo turikodinge byaba birebire ariko izi vibes ntabwo zirambirwa kimwe nabwira aba BigTowners gusetega ikintu cyitwa autotune iyo nakoze transpose kirangora byaba autotune na transpose n'ibiki ntabwo autotune reka nkubwire sibyo tuzakora ikiganiro ndakeka na BigTown maze kumva amateye muri gukoresha tuzakora ikiganiro uri kumbwira terme za production kugira ngo ujye mwituntu nanjye mitengwamo ubwo sinabikubwiye uzashobora ese njyewe ntabwo nakora episode 3 njye nakora episode 3 irimo baravuga ibintu ntumva gusa nawe kandi mushaka kumenya ibyaremwe sibyo ntabwo kutugurisha abantu tugomba kubasobanurira ariko nyine twekwa ko tuba tubibayemo kinini tuba twaragiye tubimenyera ubwo nawe nyine bizagusaba gushinga agasambi hano yicara ugaranze kabisa tugusobanurira niba ndandika we ntabwo wabivamo ibintu tuba turimo nuko tuduce uri kuvuga nk'ihene ndi guhebe nzabishaka ibintu byose naje kwinjira no muri studio zamemukiye we isoko ryangira ryishe birarangiye za ndimo tubona tukabyina nuko byagenze bose nakubwiye ngo nyekane ukuntu ndi kubyina narafite makanga kuri kamera nawe za ndimo tubyina tukabyina nuko uko bari kubigenza bari kuvuga ngo mubona muzibyina mu gisimenti mwahanishije ntabwo muzi ibintu biba byatubaye ikizajya se ari hano dore nari indirimbo yawe bari babyina mu gisimenti turetse kubeshya urakabije uvuze ko nta ndirimbo yanjye bari bakina mu gisimenti bari bakina mu gisimenti narabigura naranatega kubera iki umva ko ndirimbo ye barabyina mu gisimenti
kereka nimba atazi industry hano mu Rwanda hasa ni muri Nigeria cyangwa ni mu Buganda ibyo se bivuze iki byo ushatse kuvuga iki ishaza y'umuje afite ishaza ari nk'iya dance niba ni no murakaje ntabwo kuri kiriya ndirimbo zawe bakina mu gisimenti ahubwo uyu mubaze ujya ujya mu gisimenti ujya mu gisimenti wumve banyennye ntabyazi wowe wajya mu gisimenti mu gisimenti se ahubwo ni komeza ukore video ntabwo uvuga ibyo uzi barazi kabisa ndumva nk'uko nyine nanjye pe nshaka kubyumva uhagaritse gatoya ubu ngiye producer w'iyi studio uyu munsi noneho nagusimbuye none nubwo nanjye nshaka kubyumva ukuntu bimeze igihe uhebwa nari icyiza okay reka sibyo nimba umwanya ari ikibazo reka tuba tubumvishije uko bimeze muri aka kanya bazayumva yasohotse kuko nshaka nuko na Benny nawe akora Introduce mumanina bajya aramurikana kati y'abahurigani wowe gusa nshaka She belongs to me, she's crazy outside Uzubahera gucura amaramasa Kiragati kamurakaza Nasura nyina bakangaza none se nko kwijana tukiza nko kwijana harabura nka kangahe kujya aka gace konyine apa indirimbo yose kujya aka gace konyine 60 uravuze ngo na rimwe rirajyaho kandi numva byagiyemo nyine niko uri kuba bitekereza ndamutse ngiye kuri phone yawe ndumva ko itandukanye n'izindi ujya wumva alright none hari ikibazo noneho Benny sonditse dukeya tunari twari byari aha none ngure natwe dukubitira iyi ngi ni episode 1 na episode 2 izazana episode nyine mwebwe gusa niba mwe mukurikira kino kiganiro nimwe muzatuma nkomeza gukora niba mwishimiye iki kiganiro nyine muzagenda mugenda mumbwira n'ama studio twasura mumbwira n'abahanzi twasura Yesu we bari kuvuga ngo tumuterera agakarito none se buri gihe jyaguhagarara hejuru kujya agera kuri Imana yaduhaye uburebure none se twakwiye akarito Imana yaduhaye itagira itaba waratsinga gushyira ku rutugu basi wenda agushyira ku rutugu kugira ngo iyi ni indirimbo gusa nta kindi cyane ikindi kibyishe inyuma ntacyo ngiye mvuze iki nanjye ndi kubura ahantu ngira mikoro ndi kujya kubw'inzoga ufite ifuhe nyinshi cyane ndarikodingira aha pe okay akundi nabigenza bitwaye iki yaraduhaye Imana yaguhaye ntabwo igusonde warabye tuzi ndambara na ekuteri neza ndi kubwira BigTown azina mushaka komeza kubona kino kiganiro mukomeze mubimbwe muri comment ku Instagram yanjye ni radio shit what the fuck is that anyways ibyo ni bisanzwe muri studio nyitwe birasanzwe bibamo sibyo ra iyi mikro yanjye nyikureho ndetse ko nshaka kumva ndayiteka hano kuri speaker hano alright nandi kwabwira ati no kuri Instagram yanjye ni Radio Sadora mekareza kwishyiraho wanyandika ukambwira ati dushaka umuhanzi dushaka ibingi dushaka studio dushaka abandi bahanzi bahari benshi muri BigTown azo na kenshi gihe nshaka kuzajya tunakoresha n'impano zikiri gutangira nyine abantu benshi tutamenyereye tumenye se no kubera iki nihe mpamvu tutabimenya cyane ese bipfira muri production ese bipfira mu kwandika kwa ese bipfira mu kuririmba kwa cyangwa bipfira mu industry iri hanze ibyo byose tubimenya muri studio haso I'm your girl still Adiyasa tacyari muri studio za BigTown TV radio sa ikibazo mbere ndafite abonye ile staff sheet iri hariya kandi imaze iminsi hariya yajyaga yibona rero ari barabwira ngo kuki batakoze kuki batakoze turaza kubaza bakita tubwire umukobwa yararakaye ngo duteme imirongo twagiye fire you're watching studio hustle I'm your girl Adi yes this is BigTown TV twagiye okay
Where is it? Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. twagiye Let's Elanze. Yaje kugorana. ko byanze kare Let's make it official today to give our people the way. Jatangiye from the day you said you would never leave me. Ibindi ndabyibagiwe. Wabitonze kandi ntubisibe. Ntabwo mbisi. ese reka mbabaze cyangwa nimvugura tubyibagire Ugiye kuvuga? nanjye kuvuga Ugiye kuvuga akajambo. oya nanga kajaba hari igihe nyandeba mu mafilime kwa kundi umuhanzi ajya muhagarika nk'incoga zingaye ngo subiramo kanya yivumbagiye cyangwa producer akagenda mwana ngo ujye baho muri studio Ndirimbo tukanayisubika tukazayikora ubutaha. mukabivamo kagira uko nabwo atari gukira kibiti nta nubwo nagikunze mugahita mugisema Mugatangira na bundi bushyashya. Tugize ukuntu tuvuga. Roba. Marayika Gaburiyeli wacu umenya ari buri hango. naho unyumvire natabanze yirifunze Wewe yibikiwe. ndabizi azatubwira buri yabyibutse reka dukomeze atarabyibagirwa Let's make it official today to give our people the way. Jatangiye from the day you said you would never leave me. Ask anybody who know my story. Nobody fit my baby. Nobody catch on this starting. ye usinze na vibe za Nigeria Ndakujyana Lagos. sibyo that's wicaye iwawe mu rugo wicariye ku njugu cyangwa ku gace icyo cyose ufite tukujyanye Lagos aka kanya watujyanye he shangiye ndagowe ahubwo mfite ubwoba baranyishe barakwisha mfite ubwoba ibintu nkoreye abantu bari kureba BigTown TV mutubwire ese aba bantu tubagarure nanone dukora indi party tureze indirimbo zabo noneho zamaze gukorwa ese zimeze ziti Ikibazo ngo ni ikihe bro? Sinzi impamvu ino boy iri gufata gutya kabisa. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo abantu badukurikiye bamenye ko dufite ikibazo. Harimo ikibazo ahubwo. Harimo ikibazo babikimenye. wowe gisorting out mani ibindi Just dire. Vuga twumve. Vuga twumve. Let's make it official. Ikibazo cyo kuri setting tu. Vuga twumve. Let's make it official, bro. Vuga twumve. Ide crazy. Ongera nanone twumve. Ongera twumve. Hello. Okay, turi kodingira. kari kose sonde bakwibye ngiye ngo ndaza gusubiramo Araza gusubiramo ya kamera. Subiramo. agahinda kaba kanyishe kandi nabyanze Agahinda kabari bakata. Sunrise izi ndirimbo nizirangira uzambwira cyangwa nizi hafi kurangira twongeye dukora ikindi kiganiro turena no kuntu zose zimeze kuko za recordingiwe rimwe nshaka no kuzumva nta kibazo namwe nta kibazo alright now BigTown indirimbo nyinshi niriye gusa izi ebyiri iyawe niyo uyu nguyu Ya zose ni zibiri turi featuring. ni featuring ese ko aho yita duhuza aho bari mu mandazi none ndi mu mandazi ndi mu mandazi y'icyo Twaje twaje Berlin. njyewe ngo uranzi ko yose ari kuri recording indirimbo yiwe no kutabimenya Let's make it official today to give our people the way. Jatangiye from the day you said you would never leave me. Ask anybody who knows my story. No go defeat my baby. Nobody catch on the feelings. anakomeje subisimo byose bro Bisibe pe. asibye biki
ibintu byose aririmbye bya mbere byari byiza mani none urabikata akarikodinga bunore n'ibya kabiri Knowless arikodinga gute ni system yitiriwe tu iyo system imeze gute ajya ariko ntabwo bihagaze kuvuga ntago ari umuntu ni ikinywaji iyo system nyene nta kibazo ko twebeka ikinywaji iyo system Knowless ni bwoko ki ni no kurikodinga akantu kamwe gatoya bakagakata ukavuga ati ngiye gukomereza kuri ako ntabwo nongera kugasubiramo baka uduce mpaka indirimbo dukorera system Knowless cyangwa dukora system Berlin ya Berlin ngenda umuhanga ariko mani mwaje muri gakusukura ubwo twagiye ku system Berlin system Knowless wapi ariko tuzajya no kureba nge ndakora ka turakubwira ibintu utaro Let's make it official today to get our people the way. Jatangiye from the day you said you would never leave me. avuye ya bata amata subirishamo twagiye Let's make it official today to get our people the way. Jatangiye for the day you said you would never leave me. Ask anybody who knows my story. Nobody none reka babwire sibyo nanjye byongeye ku na video mu ndimi zose sinabiganza arayifite ndabyibutse arayifite kosora imvugo alright BigTown TV mwabibonye vibe ni over vibes twavibinze twarebye gatoya ni gato cyane mu bibera muri studio we nuguma hanga uzamenya n'ibindi byinshi cyane rero bibaye ngombwa ko dusoza ikiganiro hano ari ku episode 1 nakagaruka ijambo rimwe tudusoza ikiganiro ijambo rimwe kandi namarije kuri vuga okay nyine habibonye ko muri studio ntabwo biba byoroshye ariko nyine umuntu arakomeza agapushinga bikavamo ikintu ni gutya tu bazayumva nirangira bazumva ari indirimbo batekereze ati nibyo bigirishaga alright nawe rimwe dusoza ashake nabwira nuko ibintu biba bigoye bibizi cyunzwe kabisa ariko ubona ko binananiye ariko ni munseke oya ntacyo bitwikiza nuko tuzoza kumva aho iyo byarangiye bimeze gute final product bimeze gute sibyo final product yo mbe mbijeje ko izaba imeze neza kabisa right nawe twagiye ijambo rimwe dusoza shababwiye ijambo rimwe bavuze menshi ngereka mvuge rimwe it is what it is Anyways, Elise, you're watching BigTown TV. I'm your girl, Adiosa. This is Studio Hustle episode 1 nakagaruka. Wowe gusa kura subscribe, ukore kuri kakazogera kugira ngo izindi episode zitazajya zigucika. Utubwire muri comment so wabikunze wabyishimiye ushaka ibindi niyo muhanzi ushaka ni studio ushaka. Anyways, naho ubutaha. Ciao. Mike kuri kamera. Asiya nibisazi. Bye.